amaze kubyaza abagore basaga 7,000. Inkuru ya Furaha umaze imyaka 11 mu mwuga w'ububyaza. Mu Kinyarwanda avuga ngo niyo waba udakunda urukwavu ariko ngo ujye wemera yuko ruzi kwiruka. Kandi burya intwari nyayo niyemera yuko hari ufite icyo ayirusha cyangwa se no gushima wagize ubutwari bwo kugira icyo ageraho. Burya ni umutima w'umuntu ufite indangagaciro za kimuntu. Furaha Leoni ni umubyaza w'umunyamwuga umaze imyaka 11 akora ako kazi. Kuri ubu akaba amaze kubyaza abagore basaga 7,000 ndetse akaba inararibonye ku buryo aho akorera ku bitaro bya Masaka ashobora kubyaza abagore 7 mu ijoro rimwe. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru, yavuze ko akirangiza amashuri yisumbuye mu bijyanye n'ububyaza yagize amahirwe yo guhita abona akazi ku bitaro bya Masaka. Akaba ariho yakoreye muri iyo myaka 11 kuva mu 2012. Furaha yabyaje umugore wa mbere akiri umunyeshuri. Uwo munsi ukaba ari nawo wamukundishije birushijeho umwuga w'ububyaza. Ati, umunsi nge nagiye kubyaza ntabwo numvaga ko umwana araza ari muzima kubera igihunga, ariko narabikoze mbonye umwana aje. Kuva icyo gihe naratinyutse kubera ukuntu umubyeyi ahita yishima, amarangamutima akamwica akarira. Nanjye nabaye nk'ufashwe n'amarangamutima kubera ukuntu nakiriye akana, ukuntu kahise karira. Kuva icyo gihe ubundi nsa nk'uwahawe imbaraga zo kugira ubwira bwo gukunda ababyeyi no kubyaza. Imana imuhe umugisha uyu mubyeyi rwose. Furaha ubu ni umubyeyi w'abana 3. Avuga ko kubera ayo mahirwe yagize yo kumara imyaka 11 ari umubyaza, amaze mu mwuga, inshingano nyinshi ziwubamo no kuba awukunda, hari igihe ashobora no kubyaza abagore 7 mu ijoro rimwe. Ati, cyane bikunze kuba ku izamu n'ababyeyi 7 nabaga nababyaza. Noneho twebwe ntabwo utekereza ngo ni ukubyaza gusa, buriya kubyaza ni ikintu kinini cyane. Kubyaza ukita ku mwana, ukita ku mubyeyi, niba ari uko kudoda ukamudoda. Yigeze ahamagazwa muri RIB. Furaha Leoni avuga ko kimwe mu byamugoye muri uyu mwuga kandi kinababaza ababyaza bose ari ukuba wakwakira umubyeyi ugiye kubyara ariko ukamubyaza umwana wapfuye. Anakomeza avuga ko hari igihe yigeze guhamagazwa mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo asobanure iby'umubyeyi wabazwe ari kubyara agakomeretswa. Ati, twigeze kugira umubyeyi twamwakiriye ari muzima n'umwana ari muzima, hanyuma haza kuba ikibazo mu gihe bari kumubaga. Uruhago rushobora kuba rwarakomeretse kuko bijya bibaho, ugasanga kubera ko yabazwe inshuro nyinshi inyama zigiye zigerekeranye bikaba ikibazo. Kubera za nyama zagiye zigerekerana ukaba wakomeretsa uruhago. Ndibuka ko hari umuntu twagiye gusobanura muri RIB bavuga bati murashinjwa, nuko baba bavuga gukomeretsa nkana. Iyo hajemo ubushinjacyaha ibintu nk'ibyo uhita wibuka ukuntu wamwakiriye neza, ukuntu wamwirukankanye ngo bamutabare, ariko haba ikibazo nk'icyo bigahinduka urubanza kandi uba wamusobanuriye ibishoboka byose byamubaho, ingaruka zamubaho nk'umuntu wabazwe inshuro nyinshi
agahita aguhinduka. Furaha avuga kandi ko ikindi gihe kibi yibuka ari mu mwuga w'ububyaza ni umunsi umwe ubwo yari umuyobozi w'aho babagira abagore bagiye kubyara. Ibitaro bifatwa n'inkongi y'umuriro. Umugore wari wabyajwe ubwo yari asinziriye yashyizwemo ikinya aza gushya ku rutugu. Nubwo hari hageragejwe gukorwa ubutabazi bw'ibanze mu kuzimya, nyuma Furaha Leonie aza guhamagazwa mu butabera abwirwa ko ashinjwa gutwika umuntu. Ati, ndibuka ko nyuma yaho nagiye gusobanura ko nshinjwa gutwika umuntu mu gihe yari ari kubagwa, ariko nyuma urukiko ruranzura rusanga nta kosa kuko ibyo ni ibintu bishobora kuba kandi umuntu twaramurokoye. Umubyaza nawe ni umubyeyi. Furaha Leonie avuga ko umwuga w'ububyaza ari mwiza ku bawukorana urukundo, ariko ko ukirimo imbogamizi zo kuba umubyaza agihabwa inshingano nyinshi, ugasanga bishobora kumushyira mu byago byo gukora amakosa mu kazi kubwo kutita bihagije ku mubyeyi wabyaye n'umwana wavutse, ndetse nawe ubwe ntabone umwanya wo kwita ku nshingano za kibyeyi mu gihe afite abana be. Ati, ibintu birimo bikomereye umwuga ni ukubona wakwakira wa mubyeyi ugasanga wenda agize nk'ikibazo runaka wakagombye kumufasha, ariko bitewe n'inshingano nyinshi ufite ugasanga ntabwo wamufashije nk'uko bikwiye, bigatuma havamo no gutakaza ubuzima bw'umwe muri bo. Hanyuma ibijyanye no mu buzima busanzwe, umubyaza ni umuntu nk'abandi. Umubyaza abaho nk'abandi. Umubyaza nawe ni umubyeyi. Hari ibintu twigisha ababyeyi tukababwira tuti umwana yonka igihe kingana gutya, amasaha aya n'aya, ariko uhite wigarukaho. Urumva uba wigishije konsa, ukibuka ko wowe utajya ubona uburyo bwo konsa. Uretse kubura umwanya wo kwita ku miryango, Furaha Leonie akomeza ku kuba ababyaza bagihembwa umushahara ukiri muto, bityo ko nk'uko leta ihora ibasezeranya kuzawongera yabikora, kuko bamwe muri bo batabasha kujyana abana babo mu mashuri meza kubera ubushobozi buke, kandi bakaba bakora akazi kadatuma bashobora no gukora ibindi byakinjiza amafaranga ngo bibunganire ubuzima bwabo. Furaha Leonie amaze kubyaza abagore basaga 7,000 mu myaka 11 amaze mu kazi k'ububyaza. Turabakunda cyane. Aya makuru mwayateguriwe kandi mwagejejwe na Ndayishimiye Alphonse. Ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Imana ibahe umugisha, ibarinde. Turabakunda cyane. Shalom.